So uyu mwana byabaye ihurizo ariko birangira tubashije kubibona. Uyu niwe mwirondoro w'uyu mwana twabashije kubona. Ndatekereza ko igisigaye no kuyanganisha umuryango w'uyu mwana. Yavuye mu Rwanda ajya ku ishuri kwiga, ariko nyine ntabwo bikunze ko ubuzima bukomeza. Uyu mwana ndaje ngo inkuru nyibabiri muzi ngewe nka raporo ya polisi nasomye, narababwiye ngo ikintu kibica you don't take time, ntabwo mujye mufata umwanya ngo musome. Uyu mwana yari muri Amerika yagiye kwiga, ahantu yabaga mu nzu nyine. Uyu mwana musambwezi yitabye Imana Irunga, urabona ko inkuru wayisomye. Ya muri Pennsylvania areva kabanungu nabaye muri Amerika. So jewe mbyutse mu gitondo ngibo iyi nkuru navuze kati na Yesu Mana y'u Rwanda, kubera iki uzareba abasaza kakabano ntago bajya bapfa. Irungu utagize ikintu amazi udashobora gukora kuri goro bahoraho ntibapfa. Imisatsi yabashize ku mutwe barakuze ntibapfa, agapfa abana bato. Urumva wose kudapfa. Umpaye umwana kuri toto, umwana mutoya nanjye kurema mama nababajwe n'abana tungana, abasaza muguma hanga mukomeza kutugora mukonja mukaba nka za nkwavu zo nk'impinja, twe bato tugapfa mugasigara ha. Irunga ntashobora gupfa kana muri Amerika, abana bari muri Amerika bankanaho bagapfa. Bro, uyu mwana yitabye Imana aguye muri Irunga. Wabashe gusoma ayo makuru kandi ngo umunyamakuru akoze kuri radio. Ibi bintu birambabaza. Ngaho ngwino uvugiye inkuru, tubwira inkuru byagenze bite niba wabashije kuyisoma, then I can go ahead. Irunga uranga mu byukuri umanure hasi kubera yuko nta nkuru ufite. Ni kare numvishije uvuga ngo yaguye Pennsylvania, amakuru mfite ni wewe uyafite, nta yandi. Umanure nuko bigenda. Reba ntuza ngo haye yandikira hayi nguhereze iki bimaze ukishe mu amaso nguhe ntuza. Yapfuye kuwa kabiri, ntabwo apfuye ubu ngubu, sinzi impamvu inkuru bagize, ariko buriya Godfather buriya kuko nabwiye ko njya nigegesera, ntabwo umuntu ahurudukana n'inkuru. Mugomba kumenya icyo kintu, especially no inkuru yo kubika irakatsindwa n'Imana sinkayibare. Ibi nkuru nayimenye kuwa gatatu mu gitondo, kuwa kabiri mu gitondo mu bwerera, kuko ngiyewe ngira ubundi siko abantu mutabizi, especially uri abantu batuye abanyarwanda cyangwa abanyarwanda, especially ubundi abantu batuye abanyarwanda. Uyu mwana abaga mu mujyi utuye nk'abagande benshi, yabanaga n'abagande. So uyu nguyu nizere ko afite amakuru, nizere ko afite amakuru madame. Niba uzamuye imbariga zawe nta makuru ufite, bageni utuye he? Mu Rwanda. Iyi nkuru turi kuvuga urayizi? Uyu mwana uramuzi? Ndabona ntamuzi. Okay, uzamutse uje gukora iki? Kusabye nkuko nkuzamura. Jewe babarire mu nyumvire kabano. God ngo niba bagushobora businge ntushobotse. Kabano nawe nkoherereje inkuru. Ibiba byiza iyo mubaye hano, at least cishamwe amaso hejuru ugire idea. Link ndayibahaye, ariko ku bantu munkurikira kuri platform zanjye zose link nayishizeho. Bro, birababaza. So uyu mwana ni umwana muto, birababaza kubona umwana nk'uyu yagenda. So ibi bintu biteye agahinda n'impungenge, ariyo mpamvu ibi ngibi njya nimushaka kunyumva kandi ngo nanjye ndabikora simbikora, ariko nimugabe nka Godfather, nimwegere community z'abantu muvuga ururimi rumwe, mwegere community z'abanyarwanda. Ibi ngibi bizajya bibafasha mu ndebere. Urabona babandi dore bagiye mu cyayi, ubwo nibwo inkuru bagiye kuyisoma. Uyu mwana waga muri Pennsylvania, is it Pennsylvania, something like that. Uyu ni umwana w'ubugira kangahe kabano muto ntuduhe some mwana. Tube turetse gusoma se. Muretse gusoma. Ubundi umuhanga urukumva, uretse nk'abangaba nyine umuhanga reba ubundi umutwe w'amagambo wituguye inkuru yose, ubundi ukaza kugira ariko ugahita ugira idea ku ntuza. Pennsylvania. So
wagarutse Irunga nagarutse Godfather usibye yuko ubu ntabantu batuye Pennsylvania bari bahangaha ntabantu batuye muri Amerika Pennsylvania yegeranye na Michigan, ni hagati ya Michigan na North Carolina. Wenda abanyarwanda batuye aho hafi babimenye, ariko izi cases nyinshi ziba hafi. Bakeneye kumenya amakuru urukumva, ariko amakuru ntayo. Ikintu cyabayeho uyu mwana birababaje none se Godfather hariya nta mibambaro bashizeho kuri iriya statement ya polisi bavuga ngo baracyari ko bakora examen umubiri we iriya bya Kicukiro n'ababyeyi ntabimenya. Kicukiro ni Godfather wabishatse, none twari kureba gushaka umwana w'umunyarwanda, urumva twari kureba gushaka aho akomoka tukimara kubimenya. Bose mu gitoro muzi ko nanjye ngashyiraho ifoto ye ya wabivuzeho nayo naje nshyiraho ifoto ye, right? Biba byoroshye igihe gushaka amakuru mfite uburyo nyashakamo, kumva nkimara gushaka amakuru ye byo nabashije kubona ni ibingibi, na nimero y'umuryango we nayibonye, ngaba ababyeyi be wabibonye, so ngibi murabizi. Ahangaha rero ese umwana wavuze ngo yibanaga kureba mu kigo cyangwa iwiwe. Abantu kuri Instagram y'impamvu kuri amazina akoreshaga kuri hande ya Instagram ntabwo biba byoroshye gushaka amakuru ya victime nk'uyu nguyu, ariko nyine end of the day biragaragara iyo bigeze gushaka inkuru turarambarara ngayo nguko. So ibindi rero bavandimwe, urumva ariko ndebere abantu mukunda inkuru mbi mu buzima, mukunda inkuru mbi mwara, ariko se ni isi ishaje, niko ikiremwa muntu giteye, niko mwahoze bro. Tukaba no inkuru ubashije kwicishamo amaso ariko gake. Iki ni ikigoryi kandi nuza kwitegereza nta mukobwa ushobora kwandika ibintu, ni ikintu cy'ikigabo. Yambaye ishati idateye ipasi, mu mutwe wawe hakunje nk'iyo shati yakunje ase gushati birebye ute ngende bishati wagira ngo yahikemwe n'inka yangize irayicira. Ewe ubwonko bwawe bujagaraye nk'iyo shati yawe. Urumva uyu mwana rero iki ni ikintu twavuze dushyiraho comment birenze rimwe kabiri kabano barabyibuka, ariko hari aho bigera urumva bro bikakurenga ugaceceka ko niko kuri. Icyambere cyo igihugu kiba gihombye, biracyaroje umwana kwiga akaba atabarutse ari muto. Igihugu kiba gihombye, ababyeyi be baba bahombye, sosiyete nyarwanda ihombye. Ubu ni ubundi bwenge nyine tuzi, wenda yari kuzaba ministre, wenda yari kuzaba mu business woman, yari kuzaba mu abana runaka mu ukomeye. It's a loss, it's a big loss. Nkubwire wa mugore we bita bageni Mary ndagusabye vanamo iyo request yawe. Famwe kuri kicuki manuka gumiyo hasi nshaka kubwira nabi. Ari ukuntu nyanira nk'ibigabo byo ndabibaga, ariko nyine nk'umugore mfite kandi nkiri ingaragu nyine mfite ukuntu ngenda gato wasanga rero tuzahurira mu buriri ugiye kumberanye na wabana banje uzabukora icyororo, rero bituma nkubwira nabi, mbabarira uvanemo request. Nta kigenda kuba ndiye kwisa ntabwo bivuze bamwe ko nzakira ntuzase ntabwo wumvishe ko buryohe yaje.